reparation. Imana ishimwe ko hari ibyo ije kurepara. Imana ishimwe ko hari ibyo ije gutunganya kugira ngo ababuze ababarengera Imana yo mu ijuru ibarengere. Urakoze data. Reconciliation, Uwiteka amanuye ubufatanye n'Abanyarwanda. Uwiteka amanuye ubufatanye n'Abanyarwanda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubutatu bwera bw'Imana bumanutse mu gihugu. Imigambi y'umwicanyi yari kuri izi nzu z'Abanyarwanda, Imana ikuyeho iyi migambi yari ku nzu z'Abanyarwanda. Ikwakira ubuzima butazima. Ubuzima buzima ni ubuzima bw'akanya gato, ariko turi mu mwanya kandi turi mu gihe cyo gusenga. Nimwakire kwizera kandi muhabwe ubuzima butazima. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwazimaga, ariko Uwiteka arifuza kuguha ubuzima butazima. Uwiteka arifuza kuguha ubugingo butazima. Uwira amaboko Imana hari amaboko yatakajwe, ariko hari andi maboko Imana izanye niko imbwiye. Hari amaboko yatakajwe mu bantu, ariko ngo hari andi maboko Imana izanye. Imana ishimwe. Nubwo hari amaboko yatakajwe, ariko Imana irimo iravugana nanjye ngo hari andi maboko izanye. Imana itangaje, wiregomojezi, Imana y'icyubahiro. Uwiteka arimo aravugana nanjye ngo imisoro mu gihugu irazamutse. Data wa twese, abacuruzi aho muri hose mutangire mwitoze kumenyera yuko imisoro izamutse. Imana ipakuruyeho nanone imyaku, ipakuruye imyaku ku gihugu. Imana ipanze amafaranga y'umumaro ku muntu cyangwa se ku bantu Imana igendereye ngo igire icyo ikorana nabo. Aya mafaranga y'umumaro Imana itanze, kandi nanone hari imanza Imana iciye mu gihugu. Dotayinimando, urubanza urwo ari rwo rwose rudafite ishingiro ry'ubwenge, uru rubanza Imana iruciyeho mu gihugu. Urubanza rutsindishiriza mwene so, urwo ni rwo rubanza rw'ukuri. Ku Rwanda bagwije umurengwe. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe umurengwe. Mwe Banyarwanda mwe nimukize ubwibone. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe kwirata. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe kuko nanone Imana ishaka niwacira amavuta ahesha igikundiro, niwacira amavuta ahesha urubyaro, niwacira amavuta kumara ubwoba, niwacira amavuta atanga gutinyuka, niwacira amavuta kunyuza mu nzira, niwacira amavuta gukuraho umubabaro, amaranka y'abadayimoni ari mu gihugu cy'u Rwanda. Imana irayavumye, izanye amaranka yayo, izanye amaranka yayo. Hehehe. Umugisha mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, turabashuje namwe mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twakwibagirwa abo muri diaspora, intara ya gatanu, Imana nibarinde, muri Amerika, Burayi hamwe na Canada, muri hose turabashuje cyane. Rero ngaho mukande kuri iyo channel, reka tumwakire n'ubundi adusengera Imana, tumuhe karibu atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima, namwe mwumve, mutera agatebe mwumve icyo Imana ibashakaho. Mukozi w'Imana, Yesu nashimwe cyane. Yego, Yesu ahimbazwe. Mumeze muti? Tumeze neza, turi bazima, turashima Imana. Iyi channel uyu washinze byagenze gute kugira ngo uyishinge? Burya ntago tumenyereye ko abakozi b'Imana bashinga channel, tumenyereye ko
batanga ibiganiro wayishinze byaragenze gute ni Imana yabikubwiye byagenze gute mu gushinga iyi cano kubera ko n'ubundi ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi w'Imana naricaye nsenga Imana numva Imana rero irimo irambwira kamera noneho kandi nanjye nkumva mu rwego rwo kugira ngo nkomeze ivugabutumwa ryanjye muri kino gihe kuko burya rimwe na rimwe iyo ufite umwuga uzi gukora naho utaba ukurikiranye n'ibintu byinshi ariko wa murimo ugukirigita wumva ugomba kuwukora ni muri urwo rwego rero Imana yigeze imbwira ngo njye kuri cano ndavuga ngo ndasenga mbwira Imana ngo ikimenyetso nimba ushaka yuko njya ku macano ndashaka ko ukoresha umuntu akagura kamera cyangwa se ndashaka kamera sinavuze ngo kukoresha umuntu naravuze ngo ikimenyetso ko ari wowe ubimbwira ndashaka kamera nuko rero haza biza kubaho Imana ikoresha umuntu agura kamera nshyashya mpita mbona nyine ko Imana ikomeje umugambi wayo ubwo rero ubonye ufite kamera urabyumva cano wambazaga biba byarangiye rero nta kindi nayikoresha kamera uretse nyine gushinga iyo cano Mutima Mushya TV noneho na wa murimo w'ubutumwa bwiza nawe ugakomerezaho ni muri urwo rwego ibyo byabayeho Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibyo ngibyo nari mfite amatsiko abakozi b'Imana kuko benshi cyane bavuga ko ari Imana yababwiye ngo bazishinge bagomba kuyoborwa n'Imana kandi nawe ndabizi kuyoborwa n'Imana ntago ujya ukora ikintu wibwirije niyo mpamvu nari mbikubajije reka tuguhe karibu rero udusengera Imana n'ubundi ukomeze uwo murimo murakoze cyane Imana ibaha umugisha Uwiteka umuremyi wa byose Uwiteka umuremyi w'imitima igiye gukurikira kino kiganiro twambaje izina ryawe kugira ngo ubohore iyi mitima n'indi mitima yose y'abantu bazabasha kugenda bakurikira iyi kamera Mutima Mushya TV Imana ugenderere n'ibyo buri muntu wese akora kandi ugenderere n'imigambi ya buri muntu wese iri mu mutima atarabasha gukurayo kubw'ubushobozi kugira ngo ube umuterankunga wa buri muntu mu buryo akwifuzamo ndetse no mu buryo tuvugamo ijambo ryawe ube umuterankunga mu izina rya Yesu Kristo imirimo yawe ikomeze iyoborerwe muri twe kugira ngo isi yose kugira ngo igihugu cyose kibemo ubwiza bwawe kibemo ubwenge bwawe kibemo umwuka wera kibemo urukundo kubw'ijambo ryawe utunyuzamo mu izina rya Yesu amen ni karibu urakoze kadusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ni ibice 28 umurongo ni uwa mbere kugeza ku wa 3 Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 hari amagambo avuze gutya ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu ubwira umwami w'Itiro uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo umutima wawe wishyize hejuru uravuga uti ndi Imana nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja
nyamara ariko uri umuntu nturi Imana, nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana. Erega urusha Danieli ubwenge, nta gihishe uyoberwa. Twakira ijambo ry'Imana. dushimira Imana. Imana idufashe cyane. Amagambo tumaze kumva muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, iri jambo rikunda gukoreshwamo ngo yewe mwana w'umuntu, ni ijambo riboneka muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli inshuro 100. Bivuga ngo iri jambo ubwaryo rifite ubusobanuro. Iyo usomye Bibiliya, hari aho Imana ivuga ngo nuko Imana ibona yuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi kugeza iteka ryose. Ntarinjiramo rero ubusobanuro bw'iri jambo ngo mwana w'umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese wabyawe n'umugore, umuntu uwo ari we wese wavutse mu bushake bw'inyama n'amaraso, ni umuntu kimwe n'undi. Nicyo bivuze mwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo nyine umuntu umugereranyije n'iby'Imana ikora, umuntu ari hasi cyane. Umuntu umugereranyije n'imirimo y'Imana n'iby'Imana ikora, umugereranyije n'igihagararo cy'Imana, nyine ni umuntu uwo ari we wese ni umuntu. Hano rero ni ukuvuga ngo Imana iyo ishaka gukorana n'umuntu imutumisha umwuka wayo wera. Imutumisha umwuka wayo kugira ngo adakomeza kuba wa muntu nyine w'umunyantege nkeya udashoboye, wa muntu ufite umutima udafite imbaraga, utakihanganira ibintu byose. Nicyo gituma Imana imanura umwuka wayo mu ntumwa, imanura umwuka wayo mu bakozi bayo ishaka gukoresha, mu bahanuzi. Imana idufashe cyane. Icyo rero akaba ari cyo kigaragaza itandukaniro ry'umuntu utumwe n'Imana n'umuntu usanzwe, ni wa mwuka wera. Imana ishimwe. Noneho rero Ezekiyeli, Imana yamwigaragarije ari ku kagezi ku nkombe y'uruzi Kebari. Niho Imana yamwigaragarije, ariko akaba yari asanzwe ari umutambyi. Rero na Sebuzi akaba yari asanzwe ari umutambyi, ariko kuba yari umutambyi yakoraga nk'iby'abantu bakora nyine. Yakoraga ibigarukira aho abantu nyine, ibigarukira nyine ku ngano y'ibyo umuntu akora. Ariko Imana ishatse ko akorana nayo mu bundi buryo, yamanuye umwuka wayo. Imaze kumanura umwuka wayo, umusanga ahagaze ku nkombe y'uruzi rwitwa Kebari. Imana idushoboze cyane. Ezekiyeli ubwe yitangira ubuhamya avuga ngo aho niho ububasha bw'Uwiteka bwamanukiyeho. Bivuze ngo uyu muntu usanzwe akeneye ububasha bw'Imana kugira ngo atunganye imirimo y'Imana. Umuntu akeneye ububasha bw'Imana kugira ngo akizwe. Umuntu akeneye ubushobozi bw'Imana kugira ngo atere intambwe, agire aho ava, agere n'aho agera. Umuntu uwo ari we wese akeneye inkunga y'Imana. Imana ishimwe cyane. Noneho turabona ijambo ry'Imana ngo ku mwami w'Itiro, ijambo ry'Imana rimuvugaho ngo riramugaragazaho ikintu cy'ubwibone. Ubwibone. Sinasomye amagambo menshi y'icyo gice cya 28, ariko icy'Imana yashinjaga uyu muntu ni ubwibone. Kubera ko Imana yari yaramugiriye neza,
imaze kumugirira neza imuha agakiza kayo. Imana ishimwe. Imaze kumugirira neza imuha umwuka wayo wera, imuha impano zayo ngo agira ububengerane. Noneho imuhagarika ngo yari ahagaze hagati y'amabuye yaka umuriro. Imana idufashe. Ariko igihe kigeze ngo afatwa n'ubwibone ngo yishyira hejuru, umutima we ngo ugira ubwibone wishyira hejuru, mbese afata umwanya w'Imana arawiha. Mbese yiha kujya afata umwanzuro. Iyo umuntu yihaye umwanya w'Imana, ubwo n'imyanzuro y'Imana ahita ayiha. Imyanzuro Imana yagafasha akaba ari we uyifata. Kubera iki? Kubera yuko nyine yamaze kuba Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ariko nubwo umutima wawe wishyize hejuru ukibona, ntabwo uri Imana, uri umuntu. Haleluya, haleluya. Imana idushoboze abantu yahaye ibintu murusheho guca bugufi. Imana idushoboze abantu yahaye amazu meza murusheho guca bugufi. Imana idushoboze abantu yahaye impano yo guhanura murusheho guca bugufi. Abantu Imana yahaye agakiza murusheho guca bugufi. Nta muntu worora agakiza. Nta muntu woroye agakiza ku buryo ashobora kuvuga ati ngewe noroye agakiza, nshatse najya ngenda mpa abantu agakiza. Nta muntu woroye amafaranga ku buryo yagira ubwibone ati ngewe mpinga amafaranga mu buryo ubu n'ubu. Nta muntu woroye impano yaba iyo guhanura. Nta muntu woroye impano yaba iyo kubwiriza ku buryo yagenda yirata yibona ati ngewe mfite ibintu ibi n'ibi, nshatse nabigenza gutya, uyu mwanya nshatse nahanura, nshatse nabikupa, nshatse nabwiriza, nshatse nabihagarika. Ni ibintu Imana yatanze ngo biyikorere, biyubahishe, byubakira Imana izina, byubaka umunara w'Imana. Nicyo gituma Imana ibigenzura, ikabigenza, ikareba niba bino bintu bitarimo kamere z'abantu, ikareba nimba bino bintu bitarimo karagiteri z'abantu byatuma ejo biteza amakimbirane, byatuma ejo biteza ihangana, byatuma ejo biteza inzangano, byatuma ejo biteza za munyangire. Imana irabigenza, ikagenza ibintu byayo, ikareba ukuntu bikora. Iyo isanze bidakora nk'uko Yesu Kristo yabigaragaje, Imana ibihananturana na nyirabyo, igahita ibikubita hasi. Uyu rero igihe cyarageze, Imana ibikubita hasi. Irangije iramubwira ngo ngukubise hasi, ngutangarije abami bo mu isi, ngutangarije n'abantu bo mu isi, kugira ngo nkwerekane yuko uri umuntu, yuko utari Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana ni ukubyubaha, kandi iyo wabyubashye nawe birakubahisha. Ariko iyo wiyubahishije wishakira icyubahiro, Imana iraguca, kubera yuko si icyubahiro cy'Imana byahindutse icyubahiro cy'abantu. Imana idufashe cyane. Nta muhanga mu by'uru rugendo, ahubwo gahunda ni ukurangamira Imana. Nta muhanga mu byo gusenga. Gusenga ni Imana igutanga, ni Imana igutanga, ni Imana ibikora. Nta muhanga mu byo guhanura, ni Imana itanga impano. Nta muhanga mu byo kuvuga ubutumwa, ni Imana nyiri kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo ntigikeneye umwuka w'inzererezi, ntigikeneye umwuka w'amagambo, ntigikeneye umwuka w'ivuzivuzi.
ntigikeneye umwuka w'ibihangange kuko niyo gihangange. Imana ishimwe, Imana idufashe. Ntigikeneye abantu barangura nk'abaranguye ibicuruzwa bakavuga bati tuzacururiza ahangaha. Hoya, iby'Imana iduha niyo igena n'aho bikorera. Niyo mpamvu kuba uri umukozi w'Imana, kuba uri umunyamasengesho, kuba uri umuhanuzi, gahunda ni ugukomeza gutumbira Imana kugira ngo Imana ituyobore inzira z'aho ibyo bintu biri bukorere, z'aho ibyo bintu Imana yagennye ko ariho cyicaro cyabyo. Imana ishimwe. Ndimo ndasenga, Imana yambwiye ngo gukiranuka kwa mbere ni ukumva ijwi ukarikurikira. Gukiranuka kwa kabiri ni ukuba ahantu Imana iguhaye kuba, ni ukuba ahantu Imana ikwemereye kuba. Noneho gukiranuka kwa gatatu ni ugukorera aho hantu iby'Imana iguha kuhakorera. Noneho irangije irambwira ngo iyo uri ahantu Imana yaguhaye kuba uri, ibije byose bikurwanya bigutera, uko byaba bingana kose, icyo byaba bishaka kugutwara cyose, ibyo bintu ni Imana biba biteye, ntabwo ari wowe biba biteye, kuko Imana yireba ko uri mu mwanya yagusizemo. Haleluya, haleluya. Icyo gihe rero izo ntambara zirwanwa n'Imana, ntabwo ari wowe uzirwana, kuko wowe uraho Imana iguha kuba, ikwemerera kuba. Ibije byose bigusanga mu mwanya w'Imana biteye Imana. No kuza kurwana kwawe ntabwo biraza kukuvuna, kuko si wowe urwana, ni Imana irwana. Noneho irangije irambwira ngo gukiranuka uko ariko kose umuntu yakiranukamo, ariko ari kukiranukira mu mwanya Imana itamusizemo, uko gukiranuka nta mumaro gufite, kuko ni ibintu byawe uri gukorera ahantu hawe ushaka. Yambwiye ngo uko gukiranuka ntacyo kumaze. Gukiranuka ni ukuba warumvishe ijwi ukarikurikira, nanone ukaba uri mu mwanya Imana yaguhaye kubamo. Kurikiza amabwiriza Imana igenda iguha kuyumvira. Haleluya. Kuyubaha. Naho kwiyobora umuntu akajya aho ashaka, kwiyobora umuntu akajya mu nzira yihitiyemo, uko wakiranuka kose uri mu nzira wihitiyemo, uri mu mwanya wihaye kubamo, Imana yambwiye ngo uko gukiranuka ntacyo kumaze ku Mana. Ni ugukiranuka kwawe nk'umuntu n'ibyo ushaka kugeraho n'umugambi wawe, ntabwo ari ugukiranuka kuri mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Ikindi nanone Imana irangije irambwira ngo ntabwo umuntu Imana itarigaragariza, ntabwo icyaha kibarwa ku muntu Imana itariyereka. Nta cyaha kibarwa ku muntu Imana itarigaragariza, ku muntu Imana itariyereka, ku muntu Imana itaragenderera, uwo muntu nta cyaha kimubarwaho. Dore icyaha kibarwa ku muntu Imana yigaragarije, umuntu Imana yagendereye, umuntu Imana yagendereye akayimenya, akumva ijwi ryayo, ikavugana nawe, ikamubwira ibyo agomba gukora, akabimenya. Imana idufashe cyane. Uwo ni wo muntu, mu gihe niwe muntu icyaha cyatangiye kubarwa, kuko Imana yamwigaragarije.
mu gihe Imana yakwigaragaje icyaha cyatangiye kubarwa, mu gihe Imana yakwiyeretse icyaha cyatangiye kubarwa, mu gihe Imana yakugendereye icyaha cyatangiye kubarwa. Ariko Imana itarakugenderera, Imana itarakwigaragariza, Imana itarakwiyereka, nta cyaha kibarwa. Kuko nyine nta mutima uhana irashyira muri wowe. Ariko uwo yigaragarije atangira kumva muri we umutima umuhana, umutima umurega. Haleluya, haleluya. Atangira kubona ibintu yakoraga bitari icyaha, kuko yari atarahumuka, byatangiye kuba icyaha, umutima ukamurega. Ni nayo mpamvu ku bagendererwa n'Imana bahabwa n'Imana inyigisho zo gutegura abantu Imana itaragenderera, batabahubukiye, batabarakariye, batabanennye, batabaneguye, kugira ngo batangire gutegurwamo abandi bantu nabo Imana izagenderera mu yindi minsi ikurikiraho. Niyo mpamvu umuntu Imana yagendereye agira ikinyabupfura. Uw'Imana yagendereye yubaha umuntu uwo ari we wese. Uw'Imana yagendereye agira disipurine. Ni ukuvuga ngo abahawe kugenda muri iyi si irimo abantu benshi banyuranye batandukanye, isi irimo ibibazo byinshi, intambara nyinshi, bityo Imana ikaba yaramuhaye imyitwarire n'uko yitwara mu gihe ahuye n'ikibazo. Imyitwarire uko yitwara mu gihe ahuye n'abantu batumva ibyo avuga. Imyitwarire uko yitwara mu gihe ageze mu bantu batazi inzira ya Yesu. Nta kubahubukira, nta kubendereza, ahubwo abafite inyigisho Imana yamuhaye nuko yitwara mu bantu bameze batyo, nk'abategurwa n'Imana kuzagendererwa nayo mu yindi minsi ikurikiyeho. Nicyo gituma Imana yambwiye ngo ntikiri gukenera abantu b'impubutsi n'inkonkobotsi. Imana iri gukenera abantu bafite uko bagenda, iri gukenera abantu bafite uko bavuga mu mvugo bahawe n'Imana, kandi mu byiciro by'abantu bitandukanye, kuko abantu si bamwe. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu abantu dukeneye umwuka wera, kuko umwuka wera amenya igico cy'abantu agezemo na kategori zabo, noneho akamenya umuteguro w'Imana muri ba bantu, akamenya n'icyo gukora. Niba wa muntu nawe ari muri wa mwuka, agakora nk'uko umwuka akora, agakora akagenda nk'uko umwuka abonye ibintu, hahandi Imana ishimwe. Hari aho mwuka agera agafata ibyaha by'abantu akabyishyiraho, biterwa n'igice cy'abantu yagezemo, kuko umwuka ntahubuka, aramenya, azi byose. Natwe abantu tugomba kugendana n'uwo mwuka, tugomba gukorana na mwuka, ntitugomba kwikoresha, ahubwo umwuka niwe ugomba kudukoresha. Hari aho Ezekiyeli yageze, ijambo ry'Imana rimutegeka kuryama iminsi, akishyiraho ibicumuro by'abo bantu. Ubwo icyo gihe nicyo gihe cyari gisohowemo, kuko Bibiliya iravuga ngo mukurikize ibihesha amahoro, mwe gucirana imanza, ngo ahubwo buri wese akurikize ibihesha amahoro. Noneho nanone ijambo rikavuga ngo kandi dukurikize igihe dusohoyemo. Niyo mpamvu dukeneye uwo mwuka. Haleluya, haleluya. Rero Imana irimo iravuga ngo ibizabiranwa n'uburakari nibikurweho, hagaragare gutangaza umucyo w'Imana.
Imana ishimwe cyane. Imana irimo iravuga ngo inzara izatera mu gihugu, ndetse hazabaho n'inzara yo gushaka Imana ariko ntibayibone. Ariko ku bari maso, iki ni cyo gihe cyo gushaka Imana. Larijezi, Imana y'icyubahiro. Uwiteka akuyeho imigambi y'incakura mu gihugu. Uwiteka akuyeho ubuzima buzima, azanye ubuzima butazima. Imana ishimwe cyane. Nimwakire ubuzima butazima. Ubuzima buzima ni ubuzima bw'akanya gato, ariko turi mu mwanya kandi turi mu gihe cyo gusenga. Nimwakire kwizera kandi muhabwe ubuzima butazima. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwazimaga, ariko Uwiteka arifuza kuguha ubuzima butazima. Uwiteka arifuza kuguha ubugingo butazima. Uwiteka arifuza kuguha imirimo nyamirimo itazima. Uwiteka arifuza kuguha akazi katazima. Uwiteka arifuza kuguha ubutunzi butazima, ubutunzi bugumaho. Haleluya! Ubutunzi bwawe bwahungukaga, ubutunzi bwawe bwavagaho. Uwiteka arifuza kuguha ubutunzi butavaho. Uwiteka arifuza kuguha ubutunzi bugumaho. Uwiteka arifuza kuguha ubutunzi buhoraho. Nta kindi, ni umwizere. Emerera umutima wawe kukwiriye kumwakira, ubundi umwizere. Haleluya, haleluya. Kandi nanone Uwiteka arakubwira ngo ishingiro ry'ubwenge ni ukubaha Imana. Ishingiro ry'ubwenge, ishingiro ry'ubutunzi, ishingiro ry'ubuzima ni ukubaha Imana. Ubuzima butarimo kubaha Imana burazima. Ubuzima butarimo kubaha Imana bugenda bucika. Imana idufashe cyane. Ariko ubuzima burimo kubaha Imana bugenda bukomera, bugenda bugwiza imbaraga, bugenda bugwiza igihagararo, bugenda bugwiza igitinyiro, bugenda bugwiza gukorana n'Imana, bugenda bugwiza amavuta, bugenda bugwiza kwera kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Imirindi y'abadayimoni yashakaga kurwanya reconciliation Jésus, reconciliation men, reconciliation. Uwiteka amanuye ubufatanye n'Abanyarwanda. Uwiteka amanuye ubufatanye n'Abanyarwanda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubutatu bwera bw'Imana bumanutse mu gihugu. Imigambi y'umwicanyi yari kuri izi nzu z'Abanyarwanda. Imana ikuyeho iyi migambi yari ku nzu z'Abanyarwanda. Ikuyeho imigambi mibi yari ku nzu z'Abanyarwanda. Hari amagambo mashya Imana ikuzaniye. Wowe warutangiye kubura ibitereko, warutangiye kubura ikirere, warutangiye kubura inzira. Hari agahinda Imana yirukanye ku buzima bwawe kugira ngo wakire ibyishimo bitangwa n'Imana kandi wakire ubuzima butangwa n'Imana. Imana ishimwe. Hari amahema Imana itunganije. Hari amahirwe Imana itunganije. Hari amaboko Imana hari amaboko yatakajwe, ariko hari andi maboko Imana izanye niko imbwiye. Hari amaboko yatakajwe, hari amaboko yatakajwe mu bantu, ariko ngo hari andi maboko Imana izanye. Imana ishimwe. Nubwo hari amaboko yatakajwe, ariko Imana irimo iravugana nanjye ngo hari andi maboko izanye. Nubwo hari amaboko bamwe mu Banyarwanda batakaje, ariko Imana ivuganye nanjye ngo hari andi maboko izanye. Hari andi mahirwe izanye. Yesu. Imitanyu yari yatanyutse Imana yongeye kuyiteranya.
amagambo y'amashinzi Imana yakuye ku gihugu. Imana izanye amagambo atari amashinzi. Imana ikuyeho amagambo y'amibone. Imana ikuyeho ivugabutumwa ry'abibone. Imana ikuyeho guhanura by'abibone. Imana ikuyeho imishinga y'abibone. Imana itangaje wiregomojezi, Imana y'icyubahiro. Uwiteka arimo aravugana nanjye ngo imisoro mu gihugu irazamutse. Oh data wa twese, abacuruzi aho muri hose mutangire mwitoze kumenyera yuko imisoro izamutse, mutangire mwitoze kwizera, mutangire mwitoze gusenga, mutangire mwitoze kutabindyarya, mutangire mwitoze gukiranuka, kuko uru rugendo murarunyuzwamo no gukiranuka. Nasomye ijambo rirambwira ngo uzatungwa no gukiranuka. Oh data wa twese, Imana ipakuruyeho nanone imyaku, ipakuruye imyaku ku gihugu. Imana ipanze amafaranga y'umumaro ku muntu cyangwa se ku bantu Imana igendereye ngo igire ikikorana nabo. Aya mafaranga y'umumaro Imana itanze, aba bantu barasabwa kuyakiranukamo, barasabwa kurushaho gukunda Imana, barasabwa kurushaho kwizera Imana, kuko agakiza k'Imana kari kururutswa kaza mu mitima y'Abanyarwanda, kugira ngo n'utasengaga Imana atangire abone ko gusenga ari iby'agaciro. Imana ishimwe cyane, kuko Imana imanuye ubufatanye. Kandi nanone hari imanza Imana iciye mu gihugu. Dotayinimando, urubanza urwo ari rwo rwose rudafite ishingiro ry'ubwenge, uru rubanza Imana iruciyeho mu gihugu. Urubanza rutsindishiriza mwene so, urwo ni rwo rubanza rw'ukuri, kuko Bibiliya iravuga ngo muce imanza z'ukuri, mutsindishirizanye, mubabarirane, mworoherane, mubwizanye ukuri, mukorerane, mwikorerane imitwaro, mubwirane mu rukundo, musengere abantu mudatekereza yuko hari icyo bazabaha, musengere abantu mudatekereza ko hari ikizabaturukaho, nibiba ngombwa Imana yo mu ijuru ikoreshe bamwe muri bo cyangwa n'abandi, kugira ngo nukorana n'Imana agire guhemburwa guturutse kuri yo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ibisubizo kuri benshi birabonetse, kandi nanone kuri benshi ibisubizo birabuze. Bivuze ngo umuntu wese ugiye kwakira ibisubizo ni amahirwe avuye ku Mana, si ikindi nuko Imana ari inyembabazi. Uyu muntu cyangwa aba bantu barasabwa gutwara ibi bisubizo neza, badafite kwibona, kwirata ko ari abakiranutsi kurusha abandi. Hoya hoya, ahubwo barusheho kugira imitima iciye bugufi, boroheje kandi bababarira bene se, kandi bakira impuhwe z'Imana, bakira urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo, kugira ngo muri bene se bagaragare nk'abaciye bugufi, ariko ari abo hejuru ku Mwami, ari abo hejuru ku Mana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turi mu materaniro, turi gusenga kuri kamera Mutima Mushya TV, turimo turakurura ubwiza bw'Imana,
turimo turakurura ubwiza bw'Imana. Izi nsengero z'imitima n'iz'Imana igiye gukorana nazo cyane. Izi nsengero z'imitima n'iz'Imana igiye kubamo cyane. Nimuzitegure kuko Imana izikeneye. Nimuzitunganye kuko Imana izikeneye. Irimo iravugana natwe ngo parapara zigiye kuvanwaho. Parapara mu gihugu zigiye kuvanwaho. Amagambo agiye gucika mu gihugu. Amaranka y'abantu agiye gucishwa bugufi. Hagiye kuboneka iranka ry'Umwami Imana. Hagiye kuboneka iranka ry'Umwuka Wera. Andi maranka yose mu gihugu acishijwe bugufi, ndetse hari n'agiye gucanwa shiririzwe kugira ngo ranka y'Umwuka Wera, ranka ya Jehova, ranka ya Yesu Kristo izamurwe, kugira ngo gusenga kwatakarijwe agaciro gutangire kugira umumaro bivuye ku Mwami Imana, kugira ngo guhemburwa kw'Abanyarwanda guturuke ku Mwami Imana, guturuke mu ijuru, guturuke i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Wiregomejezi. Amarira yari ku bantu bamwe na bamwe hano mu gihugu agiye kuvanwaho, kuko Imana iyo yamanuye agakiza kayo, iyo yamanuye Umwuka Wera, ni ubutunzi busumba ubundi butunzi, kandi igikurikiraho ni imirimo Imana itanga ikayiha abameze batyo. Imana yagucira inzira aho udatekereza. Imana yagucira inzira aho ababyeyi bawe batigeze bakumenyera. Imana yagucira inzira aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika atakubonera. Imana yahagucira inzira. Imana yagucira inzira aho minisitiri runaka atakubonera. Imana yahagucira inzira. Imana yagukorera ibyo utatekerezaga. Akira Imana mu mutima wawe, ukiri kinegu, kuko nuko ngo hagwiriye mwabibone. Abanyarwanda ngo bagwije ubwibone. Abanyarwanda bagwije umurengwe. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe umurengwe. Mwe Banyarwanda mwe nimukize ubwibone. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe kwirata. Mwe Banyarwanda mwe nimukizwe, kuko nanone Imana ishaka yuko abantu bayo baca bugufi ikabamenyera mu nguni ab'isi batabasha kubamenyeramo. Imana ishimwe cyane. Nta wundi waremye uru Rwanda. Imana niyo Kanyarwanda. Imana niyo yakuremye. Imana niyo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Imana niyo yagushyiriyeho kuba icyo uri cyo. Imana niyo yagusize mu mwanya urimo. Ibyo Imana yabimenye kera. Bibiliya irambwira ngo itararema isi no mu bweru bwayo, narindiho, naragaragajwe. Ngo amasoko y'ikuzimu ataradudubiza, naragaragajwe. Inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba, wariho kera mu mugambi w'Imana. Nubwo ubona uyu munsi uhagaze utyo, ariko wabanje kubaho kera mu bitekerezo by'Imana. Imana yari ikuzi. Imana yari igufite. Iminsi yawe yanditswe mu gitabo. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma Imana ikeneye nanone ko tuyubaha. Ikeneye ko tuyubaha. Ikeneye ko tubyumva. Ikeneye ko duca bugufi karushaho kudukoresha. Erega Imana yatugeza kure. Erega Imana yadukorera n'ibyo tutareba. Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, biturutse ku mbaraga zayo zidukoreramo. Wowe ni wakira ububasha bw'Imana.
niwakire imbaraga z'Imana, niwakire gukomera kw'Imana, niwakire amavuta aturuka i Siyoni, niwakire amavuta atanga amahirwe, niwakire amavuta atanga akazi, niwakire amavuta ahesha igikundiro, niwakire amavuta ahesha urubyaro, niwakire amavuta akumara ubwoba, niwakire amavuta atanga gutinyuka, niwakire amavuta akunyuza mu nzira, niwakire amavuta agukuraho umubabaro, niwakire amavuta agukuraho kwipinga, niwakire amavuta agukuraho kugenda mu bantu wumva wowe ntacyo uri cyo. Aka kanya tangira kumva hari icyo uri cyo, aka kanya tangira kumva hari Imana izakugirira neza, tangira kumva hari Imana izagutabara, tangira kumva hari Imana izagukiza kuva muri urwo rungabangabo. Imana yo mu ijuru izagukura muri urwo rungabangabo. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. hari ugukangurwa n'Imana, reparapurasiyo. Imana ishimwe ko hari ibyo ije kurepara, Imana ishimwe ko hari ibyo ije gutunganya kugira ngo ababuze ababarengera, Imana yo mu ijuru ibarengere. Urakoze data, n'Imana y'icyubahiro. Icyo Imana yanga ni ubwibone. Tugiye gusenga. Icyo Imana yanga ni ubwibone. Turiho turavuga Imana turi no mu mwanya wo gusenga, turavuga Imana turi no mu mwanya wo guhanura. Amaranka y'abadayimoni ari mu gihugu cy'u Rwanda, Imana irayavumye, izanye amaranka yayo, izanye amaranka yayo. Hehehe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu idini muce bugufi, kandi abajya mu madini Imana iravuze ngo mube mu madini ariko muri mu Mana. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Wowe wari urwaye, Imana yo mu ijuru igukize. Wowe wari ufite ibibazo bitandukanye, Imana igira icyo ikora. Wowe wari warahuye n'amahugu mu buryo butandukanye, Imana igukurireho amahugu. Wowe wari waranyanganyijwe, wowe wari ufite umutima wa kamere, Imana iguha umutima w'umugisha w'umwuka wera. Imana iguha umutima wuzura ibyishimo bya roho mu izina rya Yesu. Turananiza imbaraga zose z'umwicanyi, turananiza imbaraga z'abadayimoni, turananiza imigambi mibi, turananiza ubwicanyi bwose buri mu mitima y'abantu mu gihugu, turananiza imisengere yose idahura n'ijambo ry'Imana, kandi imisengere yose itaganisha ku rukundo rw'Imana. Mana ishobora byose, niwuzuze imperezo z'abantu bakurikiye Mutima Mushya TV, kandi Mana ishobora byose niwuzuze uyu muvandimwe uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe uri utuma ibi biganiro bigera kuri benshi, kugira ngo nawe akugirireho umugisha kandi atabarwe mu izina rya Yesu. Kandi nanjye ukomeze kungwiriza ibyiza biturutse ahera mu buryo bwose, iburyo n'ibumoso. Kandi ku batuye isi yose niko tubifurije: Aziya, Amerika, Uburayi, Oceania, u Rwanda, Abanyarwanda, abayobozi b'igihugu, turabasengeye kugira ngo imirimo myiza Imana yerekana ikoreke muri bose mu izina rya Yesu. Amen.